ubaye iki mbwira ubaye iki humura ubaye iki are kugize gute tuza ariko tuza ngatuza igire hino iga tuza umbwira bigenze biti araratwica twese gutese none se ari hehe ndamurose amfatiyeho icyuma agiye kunyica arashaka icyitwa igiceri icyo ari cyo cyose twaba twarigize dufite ngo umuryango wacu n'abahemu n'abagambanye twese araturimbura rugero nari mpfuye icyuma nakiboneye gutya n'amaso tuza humura tuza humura ariko tuza humura ntakira gutwara humura tuza oya humura ntakira dutwara n'umusazi we rugero izina ry'Imana twese araturimbura guhera ku iyo nka yose arayirangiza niba batatawe nabikoreraga iki nayafatiraga iki nayo nariye no kuri ko Imana ni wowe wayafashe nibyo ndabyumva amafaranga twarayafashe ariko tuza ntakira gutwara wakandi kino urimo kurota urumva ahubwo reka dushaka icyo gukora ngo ni njyewe wamuzanye ibintu byose ngo ni njyewe wabikoze none ngo nta kintu n'iki na kimwe ndi gukora ngo umukobwa w'umusheri we ngo yaramubuze rugiye byose biri ku mutwe wanjye tuza nyine tuza bira nabarawe humura nta kintu ngaho we yararanyice no kurwima ariko se humure uva muri ibyo ngibyo n'inzozi zira n'inzozi nyine reka dushaka ndabizi inzozi zanjye ndabizi Imana ishobora byose ho mwidiro wanda reka rero tuza dushaka igisubizo sibyo tuza dushaka igisubizo sibyo amafaranga nariye make yandi yose ni wowe uyafite rugiye wambabariye ndabigenza neza ndajya hese tatuwe rugiye we nagugenda guma hano we nawe aracana mwidirica ndabizi Imana guma hano rugema we urabizi ko ni mu rubanza oya none se njyewe rugiye ibyo by'urubanza byawe ariko se ubundi kubera iki Emile kugeza izi saha Emile ariwe muntu tuzengereje kucyakiriho kubera iki tutagomba kumwica ngo ave mu nzira ibi bibazo byose birangire nyine ntago aracyahari nyine agomba gupfa kugira ngo yaba yarapfuye ubu nta kibazo tuba dufite biba byararangiye none se harabura iki kugira ngo apfe harabura iki tuza nyine urabizi ko njye ndi mu rubanza none se urubanza rwawe runyice njyewe reka mbanze ndebe ibyarwo aho byerekera ubundi dushaka igisubizo cyabo tubahige nyine tubavane mu nzira ariko turebe ko ari twamukira ariko tuza reka guhamuka reka mubwize ukuri arenda muzi nyine amahane yafite ishingiro ariko tugomba kumufasha kubona igisubizo natwe tukivana mu kibazo dufitanye nawe none se dukora iki kugira ngo kamarade na Emile bapfe areke Anita nuza ari akomane bakunzi b'inzira y'umusanzu bashuje umureye hose ngamaje kubona ko ibintu bikomeje kuba byajya ngamaje kubona kwanga ubita Fabiola ubwo bwamwishe ubwo bwamutashye ese none bigiye kuba byagenda gute izi nzozi Fabiola yose ziraza kuba zaba impamo ndabizi ko nawe usigaye wibaza kandi nawe usigaranye amatsiko menshi kandi nawe usigaye basuntu bigiye kuba byagenda gusa ngiye kuba nakumara amatsiko kandi ngiye kuba nakubwira ibigiye kuba byakurikira byose muri ino filme inzira y'umusanzu mbere ko nkomeza rero ndagira ngo maze nkwibereza akabazo gatoya cyane ese nawe wifuza yuko izo inzozi za Fabiola ziba impamo nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kuko nimba wifuza yuko inzozi za Fabiola ziba impamo kuko murabizi neza yuko Fabiola nakeze kandi murabizi neza yuko Fabiola ari umugome mubi cyane yuko ibintu byose byagiye birahanga akoranye cyane yuko ubugome bwose rugenwa ndetse na nyantambara bateguraga navuga yuko mastermind yari Fabiola navuga yuko ibintu byose Fabiola wabiteguraga ise none bigiye kuba byagenda bite kango bita Fabiola arose inzozi mbi cyane ndetse arose aramutera icyuma bigiye kuba byagenda bite kanga tubonye kwanga bita Fabiola hamutse ndetse Fabiola gize ubwo babwishi cyane none bigiye kuba byagenda bite ko ari beshi musige muri kubaza kuntu bigiye kuba byagenda ndetse beshi musige muri kuvuga ati yaba inzozi zaba impamo yaba ibintu Fabiola rose byaba impamo gusa muri business yuko Fabiola ibintu yarose akenshi bikunda kuba hongera ngo mwarabibonye yuko ahanga ibintu Fabiola byose yarutaga akenshi byagendaga bibaho
ese noneho bigiye kuba byagenda gute nawe wifuza yuko inzozi za Fabiola zaba impamo nawe ushobora kujya muri comment ukandikamo ngo zibe impamo kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko Fabiola ibyo yarose byose byaba impamo kugira ngo Fabiola ibyo byose ibyo bize kuba byaragira kuko mubizi neza yuko are n'ubundi naramuka abuze Anita ari naramuka abuze Emile kandi koko n'ubundi ahanga wita ari ntazigira abona Anita ndetse na Emile ntazigira babona na rimwe kubera ko navuge ko ahanga ibintu bigiye kuba byahinduka kandi mugiye kuba mwabone ko ahanga wita Anita ndetse na Emile bagiye kuba bakora gashya ndetse bagiye kuba batungura are cyane yuko are uzinga afite ubwenge ari uzingo yateze Anita ari uzi ko yashyize GPS kuri Anita ari uzi ko yashyize GPS kuri Anita ku buryo azi yuko Anita hano hose azageza bari kumureba agiye kuba yatungurwa cyane n'ibintu Emile ndetse na Anita bagiye kuba bakora dore ko navuga ko bagiye kuba bamutungura cyane ese noneho biraza kuba byagenda bite ari nabasha kuba yabura Anita ndetse na Emile ari bwaze kuba yakwiye ko twabonye kwanga wita are ubwo yagize umujinya ukomeye cyane ndetse yavuze ati namuka mfashe Emile nzahita mwica ese noneho bigiye kuba byagenda bite nawe amatsiko nimeshika kandi nakomeje kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa ngiye kuba nakomana akazi kandi ngiye kuba nakugira bigiye kuba byakurikiyeho byose ndetse ku bantu mwasigaranye ikibazo muvuga ati ese ko ahanga wita Isimbi yabajije ati umugabo wakora iki ugahita ubona ko n'umugore arakaye umugabo we akora iki koko ngiye kuba nakubwira umugabo we kandi ndabizi yuko uri bwaze kuba watungurwa cyane n'akazi uno mugabo akora cyane yuko benshi mu muzi amugiye kuba mwatungurwa cyane n'ibintu uno mugabo w'uyu mukecuru wabashije kuba yafasha Anita wabashije kuba yafasha Isimbi akora muraza kuba mwatungurwa cyane kandi benshi muraza kuba mwabyibazaho cyane dore ko ari benshi mwasigaye mwibaza icyo kibazo cyane ko mubonye kwanga wita Isimbi yakibajije ugahita ubona ko barakaye cyane bakamubwira ko ari gushaka kuba yakwinjira umugabo we ese noneho bigiye kuba byagenda bite kanga ibintu bigiye kuryoha kanga rugemwa nawe ibyo bigiye kuba byangira ndetse mugiye kuba mwatungwa cyane no kubona rugemwa ajyanwa muri gereza ndetse mugiye kuba mwatungwa cyane no kubona Fabiola nawe ibyo birangira mugiye kuba mwatungwa no kubona anga wita are akorera agashya Fabiola dore ko anga mwamaje no kubona kwanga wita Fabiola yarose inzozi mbi cyane Fabiola yarose bamutera ibyuma gusa mugiye kubona ko inzozi yarose zigiye kuba zaba impamo ese nawe ni kubyifuza yuko inzozi za Fabiola ziba impamo nawe ndagira ngo ujye muri comment nyabone kubasha kuba tubwira kugira ngo tweke ko nawe wifuza yuko anga Fabiola ibyo byarangira byose ndetse Fabiola byarangira nawe ibyo birangiye nabi kuko Fabiola ibintu yakoze cyane bikomeye cyane Fabiola kuba yarafashe arakamuzana navuga ko Fabiola yihamagariye ikishi ese noneho bizagenda gute kangaha muri kubona ko ibintu bitoroshye muri kubona yuko anga wita Emile ndetse na Anita bakomeje kugogwa n'ubuzima cyane kandi bakomeje kugenda bahunga cyane kandi muri kubona ko inkuru y'urukundo rwabo ikomeje kuba yaba ndende cyane ese bizagenda gute bazabasha kuba bacika nawe amatsiko nimeshika kandi nawe ikintu ukomeje kugenda bibazaho cyane gusa ngo mumenye kwanga wita Anita ndetse na Emile bakundana cyane ndetse babonye kwanga ubita Anita yabwiye Emile ati icyaba cyose nzaguma ngukunda kandi bashatse kuba bakwica nakwitambika akaba ari ngiye barasa ese bizagenda gute kanga mu majene kubona kwanga n'ubita Emile nawe yabwiye Anita ati nanjye ndagukunda cyane kandi nanjye ikizaba cyose nzagumana nawe kandi nzakurinda isubona kwanga bakundana cyane kandi badatize no kuba batandukana gusanga turabizi neza yuko uwo bita arashaka kuba yabatandukanya kandi twabonye kwanga ari umunyamujinya mubi cyane kandi twabonye kwanga ari yifuza kuba yafata Emile ubundi akamwica ese bizagenda gute arazaba kuba yafata Emile nawe amatsiko ni menshi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane gusa ugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byajya kandi ugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yagana iryoshye cyane benshi mufite amatsiko ndetse benshi mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda ndabizi neza yuko mugiye kuba mwashira amatsiko mugiye kuba mwashirwa amatsiko kandi mugiye kuba mwasondeka mugiye kubona kwanga ubita Emile mugiye kuba mwabona kwanga ubita ari ibyo ari kwigira byose ndetse na rugemwa bigiye kuba byaranye ndetse rugemwa nawe ibyo ndetse rugemwa nawe ibyo yanze kumenyekana rugemwa ibyo yahishe bigiye kuba byagaragara dore ko navuge kanga rugemwa nawe agiye kuba yajyanwa muri gereza dore ko mwamaje no kubona kangaha mama iribagize yabwiye rugemwa ati ibyo wakoze byose ugomba kuba wabyishyura kandi ugiye kuba wabona ngiye wanyawe wenda imbaraga z'umubiri ziranze ariko ngiye kuba nakwemeza kandi ngiye kuba nagukorera gashya dore kanga mama iribagize yavuze ati mfite umuhungu w'amanyenyeri mfite umuhungu w'umupolisi ukomeye cyane nzakora uko nshoboye uzabashe kuba wahanirwa ibya byose wakoze ese wowe uri kumva rugemwa ajyanywe muri gereza kwe kuba yakatigwa imyaka ingahe muri gereza nawe ujya muri comment ubashe kuba twire kugira ngo tweke yuko nawe wifuza yuko rugemwa ibyo birangira kandi wifuza yuko rugemwa yajyanwa muri gereza kuko murabizi neza yuko rugemwa nta keza kandi murabizi neza yuko rugemwa nta kintu kimuzima kijya kimuvaho ese noneho bizagenda gute rugemwa ibyo bizagenda gute ese rugemwa najyanwa muri gereza urumva kwe kuba yakatigwa imyaka ingahe nawe ushobora kujya muri comment ukatubwira kugira ngo utweke ko nawe wifuza yuko rugemwa yajyanwa muri gereza kandi wifuza yuko rugemwa yahanirwa ibya byose yakoze kuko murabizi neza yuko rugemwa nta keza ke mugiye kuba mwana ko noneho ibintu bigiye kuba byagera kandi mugiye kubona uko angaye filime yacu igiye kuba yagera iryoshye cyane kandi benshi
mufite amatsiko ndetse benshi mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kugenda mugiye kuba mwabona ko ahangaho bita Anita ndetse na Emile bagiye kuba bacika ubundi bagiye kwibanira ahantu kure cyane. Nimba ariko kubizeye yuko Imana iri kumwe na Anita ndetse na Emile, ndagira ngo bashe kuba bajya muri comment wandikemo amen amen kugira ngo tweke ko bizeye yuko ahangaha Emile ndetse na Anita bazajya kwibana ndetse bakabana neza cyane ndetse bakabyara ahungu nakobwa, kuko nibyo bishimwe bifiza kandi nibyo bishimwe mwifuza yuko byagaragara muri ino filime. Inzira musaba gusa mugiye kubona ko ino filime igiye kuba yagana ku musozo, kuko nta mvura idahita kandi mugiye kubona ko ibintu bigiye kuba byaryo. Ese none bigiye kuba byagenda gute? Twamaje no kubona kanga bita Kamarade nawe yagize ubwoba, ko twamaje kubona kanga Kamarade akimara kumenya yuko umwicanyi ndetse na ari bakurikiye Emile ndetse na Anita kandi bafite imbunda kandi bakamenya yuko yashyize GPS kuri Anita. Ngira ngo bisubona kwanga bita Kamarade ubwoba bwamishe ndetse Kamarade agahita yiyemeza gukurikira Emile ndetse na Anita hano hose bagiye. Ese none bizagenda gute? Kamarade azabasha kuba yabona Anita na Emile ubundi abashe kuba yakura GPS kuri Anita, cyane yuko Anita afite GPS iri ku myenda wo bita Are yamushyize. Niyo mpamvu hano hose mubonye yuko ahangaha hano hose Anita agiye ndetse na Emile, ubona yuko ahangaha wo bita arahita bavumura ndetse Are ahita agira ahantu hose bavuye. Gusa babonye kwanga bita Are noneho yafashe imyanzuro mishasha ndetse Are yiyemeje kuba yashaka abicanyi benshi bakaza guhiga Emile ndetse na Anita. Ese noneho bizagenda gute? Kanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane. Nkomeje no kubona kanga bita Isimbi nawe ibintu bitoroshye. Nkomeje kubona kwanga bita Isimbi akomeje kugenda yimenyereza imirimo yo mu cyaro, gusa muri kubona ko bari kumucankane. Muri kubona kanga bita Isimbi ari umunebwe cyane. Ese muri kubona Isimbi azabasha kuba yahahira umwana we? Muri kubona Isimbi azabasha kuba yarera umwana bari gukora kano kazi? Cyane yuko mwamaje kubona kwanga bita Isimbi ari umunebwe cyane. Mwamaje kubona kwanga bita Isimbi ibintu byo gukora atari ibintu byo muri kubona kwanga ibintu bikomeje kuba byamucanga cyane ndetse ibintu bikomeje kuba byamugora cyane. Ese Isimbi iyi mirimo azabasha kuba yabishobora? Dore ko ari benshi mukomeje kwishimira ubutwari bwa Isimbi kandi ari benshi mukomeje kwishimira uburyo Isimbi yahindutse. Mukomeje kwishimira uburyo Isimbi ashaka kuba yarera umwana we ndetse Isimbi atifuza kuba yatanga umwana we. Ngira ngo kwanga bita Isimbi yanze kuba yatanga umwana we ngo amuhe kwacyusa ngo bamujyane muri Amerika, ko yarabizi neza yuko baramuka bamujyanye atazongera kugira communication n'umwana we ndetse atazongera kubona umwana we. Niyo mpamvu anga Isimbi yanze kuba yatanga umwana we mu gihe umwana batari yamenye ubwenge, ntago agomba kuba yamutanga. Ese noneho bizagenda gutanga Isimbi azabasha kuba yababarira Rugemwe, azabasha kuba yaha imbabazi Rugemwe ndetse na Nyantambara. Murabizi neza yuko Rugemwe ndetse na Nyantambara ndetse na Fabiola babashije kuba bakwirukana babashije kuba bakwirukana Isimbi, ubundi Isimbi akagenda mukabona kubona Isimbi ubuzima bayo. Kandi mubizi neza yuko Isimbi yari umwana w'umutetsi ndetse mubizi neza yuko Isimbi nta kintu kimwe yarashoboye kuba yakora usibye kwicara mu ntebe zo ubundi agateta gusa. Rero muri kubona kwanga ubuzima buhinduka mu masegonda kandi Isimbi atangiye gutekereza kabiri. Isimbi atangiye kubona yuko ibyo yikoraga byose yari afite ibintu byinshi byo kuba yakwiga. Ese noneho bizagenda gutwe? Twamaje kubona kangaha twamaje kubona kanga ubita Fisto nawe yaragiye gukora ikosa rikomeye cyane ndetse Fisto yaragiye kugambanira iribagiza ubundi icyusa gatabara. Ngira ngo kwanga cyusa yatabaye iribagiza ubwanga ubita Fisto yarakomeje kumubeshya mubwire ko agiye kuba yamwereka ahantu bavura amaso, kubera kanga ubita iribagiza afite uburibwe bwinshi mu maso ndetse iribagiza yifuza kuba yareba. Ngira ngo kwanga ubita iribagiza yabyemeretse ndetse nabitekereje. Ese none bigiye kuba byagenda gute? Kanga ubita cyusa abwiye Fisto ati ntuzongere kugaruka hariya mu rugo, sinongeye kukubona mu maso yawe. Ese none bigiye kuba byagenda biturumva no mukozi wo kwacyusa kwe kuba yahabwa iki gihano? Ese uri kumva kwe kuba yakwirukanwa kwacyusa? Nawe jya muri comment ushe kuba tubwira kugira ngo utweke ko nawe wanguna umukozi wo kwacyusa kandi nawe wifuza yuko umukozi wo kwacyusa yirukanwa. Cyane udafite ikintu cyo kuba wavuga ujye muri comment ukubitemo amemoji umutima tweke ko nawe ukunda iribagiza kandi wizeye yuko iribagiza azakira kandi wizeye yuko Dr. umunsi umwe azazana iribagiza muti. Cyane yuko navuga yuko anga iribagiza agiye kuba yakira amaso ndetse ibyo ahangaha Fabiola yakoze agiye kuba yasaba kandi Fabiola ibintu yakoze byose agiye kubona ko yaruhiye ubusa. Agiye kubona yuko ibyo yakoze byose n'ubundi bigiye kurangira iribagiza yongeye kureba ndetse iribagiza agiye kuba yajya mu rukiko. Cyane yuko ahangaha Dr. agiye kuba yakora gake ndetse Dr. agiye kuba yazana umuti iribagiza ubundi iribagiza kongera kuba yarewera iribagiza kongera kuba yahomoka. Murabizi neza ko ibintu byose Nyantambara ndetse na Fabiola ndetse n'ugemwe ibintu byose bapangaga ndetse imipango yose bapangaga. Ngira ngo bonye kwanga Dr. yazanaga umuti ubundi akabavura. Ese none biraza kuba byagenda gutanga ubita iribagiza nongera kuba yareba biraza kuba byagenda bitamwaje no kubona kwangaha umushiki wa Rugemwe yaje kuba yatokora Rugemwe ndetse na Fabiola akababwira ati muri ababyeyi gito muri ababyeyi babi cyane kuko kuba mwarafashe umwana mukamwirukana nta keza kanyu. Isimbi yabarushije umutima mwiza. Ese none bizagenda gute? Ahangaha twamaje no kubona yuko mama iribagiza yagize ahangaha kwa Rugemwe ndetse Rugemwe adafite ikintu cyo kuba yakwisobanura kuri Nyantambara. Ese none Nyantambara namukamenye yuko Rugemwe yamucaga inyuma, namukamenye yuko Rugemwe
yamubeshye naramuka amenye yuko Rugemwe yari afite undi mugore noneho bizagenda gute kangahe ibintu bigiye kurya noneho kangaha ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi mukomeje kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda, mugiye kuba mwabona ko Rugemwe agiye kuba yajyanwa muri gereza ndetse mugiye kuba mwabona ko Rugemwe polisi igiye kuba yasa kumwitwara, dore ko ari kenshi Rugemwe bamutumye bamuhamagaye bakamuha hamagara imujyana kuri polisi, gusa Rugemwe akanga kuba yakwitaba. Ariko mugiye kuba mwabona ko anga Rugemwe ibyo yahishe byose ibyo yanze ko bimenyekana ndetse ibyo yakomeje kugenda agira ibanga byose bigiye kuba byamenyekana ndetse bigiye no kuba byajya hanze. Mugiye no kuba mwabona ko anga ibintu bigiye kuba byajya ndetse mugiye kuba mwabona ko ino filime yacu igiye gutangira kuzanamo udukoryo tudasanzwe muri ino filime Inzira y'Umusaraba, dore ko ari byo bishi mwifuza kandi ari byo bishi mwara mufitiye amatsiko. Gusa mugiye kuba mwabona ko noneho ibintu bigiye kuba byajya ndetse mugiye kuba mwasonjwe neza ino filime Inzira y'Umusaraba. Kuri benshi mufite amatsiko rero ndagira babwiye ko noneho ibintu bigiye kuba byajya ndetse ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane ku bantu mwakunze filime yacu ndetse ku bantu mwakunze episode yabanjijo, ndagira ngo mubanze murebe nakangaka utegereje agace kagiye kuba kakurikiyeho, dore ko ari benshi mufite amatsiko ndetse muri gutekereza ikintu Rugemwe ari bwaze kuba yasobanura Nyirantambara, cyane yuko Nyirantambara muzi ko nta bintu by'imikino, muzi ko Nyirantambara nta bintu by'imishinge. Kugira ngo mwabonye ko Nyirantambara akimara kumenya yuko Rugemwe amuca inyuma, ngira ngo ubonye ibintu hanga Nyirantambara yabwiye Fabiola ati Rugemwe ninongera kugira ikintu umenya kandi ninongera kumenya yuko yambeshye ningiye buzamwicira. Ese none Rugemwe biraza kuba byagenda gute kanga Rugemwe bigiye kuba byamuca kandi Rugemwe agiye kuba yajyanwa muri gereza ndetse Rugemwe agiye gutangira guhanirwa ibyaha byose yakoze, cyane yuko mama Iribagiza agiye gutangira guhamagara umuhungu we kugira ngo Rugemwe babashe kuba bamukora iperereza. Ngira ngo mumenye ko hanga mama Iribagiza bamwiriho cyane ndetse mama Iribagiza bamweretse yuko ibyo ari kubabwira byose babiciye amazi. Ngira ngo vishika ngo bita Fabiola amubwiraga ati tuzajya mu rukiko nibyo bizasobanura ubundi imitungo yawe yose tuyisigaye. Ngira ngo mumenye ko hanga bita mama Iribagiza yashatse no kuba yagwana, gusa imbaraga zikamubana nke, akababwira yuko nubwo imbaraga z'umubiri zabaye gusa agiye kuba yabiyereka, agiye kuba yabereka uwo ari we. Ese none biraza kuba byagenda bite kwa hangaha ibintu bikomeje kuba byagurana cyane kangaha, ibintu bikomeje kuba byagira biryoshye cyane muri ino filime Inzira y'Umusaraba, dore ko ari benshi mukomeje kugenda mugira amatsiko menshi cyane kandi mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda, gusa mugiye kuba mwasonekeka kandi igiye kuba nakubwira gashya ubita Emira abashije kuba yakora ndetse na Anita bakoreye Are, dore ko batunguye Are cyane ndetse Are ibintu mu miteye n'ubwo kubera ko Are ntago yarabyiteze ndetse Are ntago yarabyiteguye ko bagiye kuba bamutungura. Nimba ariko kushaka kugira ngo urebe kugashya ndagira ko umanze ukane subscribe kugira ngo dukomeze tugenda neza cyane yuko nta kindi kintu mwishyuza nta yindi nyungu mba ngukeneye usibye subscribe gusa. Rero nyamuneka umuntu akubwira ngo kana subscribe ntukumva ari ibintu bibi cyangwa akubwiye nabi, kuko nicyo kintu mba nshaka kugira ngo ndebe yuko turi kumwe kandi mukomeje kugenda mwishimira gukurikirana ino filime Inzira y'Umusaraba. Tuyikomeje ngo amashije kubona kwanga Iribagiza turiyemwe amashije kubona ko Iribagiza ibintu bitameze neza, ngira ngo mbonye kwanga Iribagiza ari impumyi. Ese none bizagenda gute Iribagiza azahomoka? Ndabizi ko nawe ari cyo kintu ufite amatsiko ndetse nawe uhora wifuza yuko Iribagiza yahomoka, gusa ugiye kubona ko none anga ibintu bigiye kuba byajya kandi ugiye kubona ko Iribagiza agiye kuba yahomoka ndetse Iribagiza agiye kongera kureba niba ariko ko wifuza yuko Iribagiza ahomoka kandi ukaba wizeye yuko Imana iri bwaze kuba yakora ibitangaza ubundi gasebya Fabiola ndetse na Rugemwe. Ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo twike ko nabizeye Imana kandi wizeye yuko Iribagiza ari bwaze kuba yahomoka mu izina rya Yesu ndetse Imana iri bwaze kuba yamukiza, kuko muri kubona yuko ahanga ibintu bitoroshye kandi muri kubona ko anga bitacyusa agahinda kamubanye keshi cyusa. Komeje kwibaza koko nimba Iribagiza ari bwaze kuba yakanguka. Ngira ngo mvishika anga bitacyusa yavuze ati nindamuka amenye umuntu wagize gutya akagira nabi Iribagiza, nindamuka amenye umuntu wabigizemo ari kugira ngo Iribagiza hume nge nawe sinzi ikizakurikira. Ese none bizagenda gucyusa naramuka amenye yuko ari Fabiola arikoze, naramuka amenye yuko ari Fabiola wahumishije Iribagiza, none bizagenda gute kumuruza akakomuzi yuko cyusa nabiri by'imikino ko muzi yuko cyusa ari umurakari mwe muzi yuko cyusa ku bintu bijyanye na Iribagiza wo mukozo. Ngira ngo ubonye kwanga wita cyusa mera nk'umusazi, ngira ngo ubonye ibintu cyusa yakoreye Fabiola navuga rero kwanga wita cyusa naramuka amenye yuko ari Fabiola abikoze, uraza kubabona ko none ahanga umuroroza kwaka kandi uraza ukaze kubabona ko ibintu bitaraza kuba byagenda neza ndetse uwo bita Fabiola nawe ibyo biraza kuba bigiye habi ndetse Fabiola araza kuba agiye mu mazi biracyane kwangana Rugemwe nawe uwo bita aragiye kubazonga aragiye kubatera ndetse Are agiye kubahigira hasi no hejuru, cyane yuko agiye kuba yabura irengero rya Anita ndetse na Emire. Ugiye guhitona kwanga uwo bita Arari bwaze kuba yasa. Ngira ngo kwanga uwo bita kwanga Are afite umujinya mwitsinda, afite umujinya mwinshi ndetse afite umujinya udasanzwe. Ngira ngo bonye ko yabuze Anita ndetse na Emire akavuga ati nina mukamba bafashe ndaza kuba nabica. Ese none biraza kuba byagenda gute Emire biri bwaze kuba byagenda gute Emire bwaze kuba byarangira gute ko muri kubona yuko ahanga bari kuguma kugwanira urukundo rwabo ndetse inkuru y'urukundo rwabo biri kugenda igira impapuro nyinshi. None bizagenda gute bizarangira gute ahanga kuri kubona ko ibintu bitoshye kuri kubona kwanga ibintu bikomeje kuba byagura
bagurana cyane. Ese Anita ndetse na Emile bazacika? Nawe nicyo kintu ufitiye amatsiko ndetse nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane, gusa ndagira nkubwiye ko bagiye kuba bacika, kandi uyu Anita agiye kuba yahindura imyenda ubundi akambara indi, ubundi ahangaho bita Are ndetse n'uyu mwicanyi bagenda bagasanga ishati ya Anita, bakurikirana bagasanga ahantu bagiye niho Anita yabashije kuba yasiga ishati ye. Ese noneho bizagenda gute? Kangana avuga ko bita Emile agiye kuba yamenya ukuri kose. Emile agiye kuba yamenya yuko Are impamvu ari kubakurikirana ahantu hose bagiye ari uko yashyize GPS kuri Anita. Ngira ngo mvishe kango bita Emile yakomeje kugenda yibaza avuga ati se ni iki kiri gutuma bamenya ahantu hose turi guca, ni iki kiri kubitera. Ngira ngo kwangaha Anita Emile yakomeje kugenda kibazo cyane ndetse akakibaza Anita, gusa Anita nawe ntagaze impamvu, ntagaze umuntu ntagaze ikintu kiri kubitera. Ese noneho biraza kuba byagenda gute kuba ari bwaze kuba bamenya yuko yabashyizeho GPS bakayikuraho, noneho kangaho bita Arari bwaze kuba yatungurwa cyane ndetse n'uyu mwicanyi bose bari bwaze kuba batungurwa cyane, kandi bizi ko nawe biraza kuba byagushimisha ndetse ari byo benshi mwifuza yuko ahangaho bita Anita ndetse na Emile bijyana ubundi bakibanira ubuziraherezo. Zo filime nyarwanda nyuma yo kubategura filime zagiye zica ibintu hano mu Rwanda, Ganze TV ikuzane nanone filime y'akataraboneka yitwa The Pain of Love. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Daniela ubana na mukase ndetse na papa we. None Daniela afashe mukase aca inyuma papa we. Ma n'ibiciro bari basabana mu cyumba cya papa. None ko Daniela bamukanze yuko nibeshya akabibwira papa we, bazamwica ndetse na papa bakamwica. Ku rundi ruhande Gael ni umusore w'umukene ukunda na Daniela, ariko mukase ntamushaka, arashaka gutesha umutwe Daniela kugira ngo akomeze abike ibanga rye. Ariko imbobo zirakina kwaye neza umutima wawe yarawutwaye umva. Ese ko wagonze boyfriend we Gael, Daniela arabyihanganira? Ese papa Gael namenye yuko umugore wamuca inyuma kuri Romeo, bizagenda bite? Uyu mugambi wa Romeo ndetse na mukase wa Gael wo uzakunda? Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Ganze TV. Manuka muri comment twayipininze, ni comment ya mbere uyiklike urahita ugera kuri YouTube channel yacu, ukore subscribe ubundi uryoherwe. Uburishinga bonye ko ibintu bitoshye mwamashije kubona kwangaho bita Isimbi yatangiye kugenda amenyera gake gake ndetse atangiye kumenyera ubuzima bw'umukino. Ngira ngo kwangaho bita Isimbi yatangiye kugenda agira inshuti zo mukino. Ngira ngo vishe ko uyu mukobwa yamubwiye ati ngomba kuba nakwigisha guhiga uko byagenda kose, ugomba kuba wamenya kuko ugomba kuba wamenya gukora kugira ngo uzabashe kuba watunga umwana wawe. Ese noneho Isimbi bizagenda gute? Isimbi bizarangira gute? Ese Isimbi azababarira Cyusa ndetse no kwanyura ntambara azabasha kuba yabaha imbabazi, cyane yuko navuga ko ibi byose ari Cyusa wabiteye ndetse no kumujyango wo kwa Cyusa wose ari wo wabiteye. Ngira ngo bonye kwanga Cyusa yifuje kuba yatwara umwana akamujyana muri Amerika, gusanga aho bita Isimbi yari yabyanze, rero bituma anga uwita Isimbi ahunga. Ese Isimbi azabasha kuba yababarira Cyusa? Ese wowe ubaye uri Isimbi waha imbabazi Cyusa ndetse na mama we ndetse na papa wawe ukabaha imbabazi? Ubwo ndavuga rugemwe na nyina ntambara, urumva bakwiye kuba bahabwa imbabazi. Nawe ushobora kujya muri comment ukabasha kuba watubwira kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko wenda hanga ubita Isimbi yatanga imbabazi cyangwa Isimbi adakwiye kuba yatanga imbabazi, kuko muri kubona ubuzima Isimbi ari gucamo, muri kubona ubuzima ko butoroshye, muri kubona ko ibintu ari gucamo atigeze abicamo na mbere, kuko Isimbi murabizi yuko yari umwana w'umutesi utere yaho ndetse yari umwana udafite ikintu na kimwe azi gukora, gusa muri kubona ko ari kugenda amenya imirimo imwe n'imwe. Nababwiye ati ubuzima buhinduka nk'ikirere, ubuzima buhinduka kanya gato cyane. Muri kubona hano Isimbi yisanze, muri kubona ibintu Isimbi ari gucamo atarazi ko azigera bicamo. Ese noneho bizagera gute? Bizarangira gute? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda yibazaho cyane. Ngamaje no kubona Kamarade yimeje gukurikirana ahantu hose uwo bita Emile yagiye ndetse na Anita kugira ngo abashe kuba yakura Anita mukureho GPS, kuko ngabonye kwanga umugore wa Kamarade ndetse na mama ibagize bahise bamenya yuko uriya mwicanyi ngo ni Are ndetse n'uyu mwicanyi bari kumwe, bahise bamenya yuko babashyizeho GPS. Nyangubonye kwanga bita mama iribagiza ndetse na Kamarade ndetse n'umugore wa Kamarade byabateye ubwoba bukomeye cyane. Tsanga bita Kamarade yese yumva yuko Emile ibyo bimurangiranye. Ese noneho bigiye kuba byagenda gutekanga aho bita Kamarade yemeje kuba yakurikirana Emile ahantu hose agiye kwiyemeje kuba yakurikirana ahantu hose bagiye kugira ngo abashe kuba yabatabara. Biraza kuba byagenda bitekanga
n'uwo bita Are nawe yari haze ko arafite umujinya udasanzwe ndetse Are yifuza kuba yakwica Emile kugira ngo abashe kuba yatsindira Anita. Gusa turabizi neza yuko Are nubwo yafata Emile akamwica, turabizi neza yuko n'ubundi aha ngaho bita Anita atazigira mukunda ndetse Anita atazigira mukunda n'umunsi n'umwe. Ngira ngo bishika aha ngaho bita Anita yabwiye Emile ati uko byagenda kose icyaba cyose banyica banshyira muri no muriro nzaguma kukundi sinzigira ntana nawe kandi igihango twagiranye nzaguma nkigumane nawe. Ese noneho bizagenda gutanga araribwaze kuba yakurikira, araribwaze kuba yabigenza gute kanga muri kubona ko ari umujinya wamubanye umujinya ndetse Are byamucanze ko muri kubona kanga arabuze icyakura ko muri kubona ko arabuze ahantu bakatiye. Gusa aravuze yuko agiye kuba yarubuka ndetse agashaka n'abandi bicanyi benshi bakagaruka kugotagota ku buryo Emile bagomba kuba bamufata. Gusa ryabwiye ko angahe ibintu bigiye kuba byajya kandi angahe ibyo arari gutekereza yuko yashaka bicanyi benshi ubundi bagafata Emile bitari bwaze kuba byakunda cyane yuko agiye gutabura ahantu barengeye, agiye gutabura irengero ryabo. Urumva ko noneho angahe ari ibintu byiza kandi benshi mwe mufite amatsiko ndetse abenshi muri kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Ndakeka amatsiko yanyashize ndetse mugiye kuba mwabona kino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane sinye no kuba yagana ku musozo. Kuri benshi mukomeje kugira mwibaza ati ino filime bizagenda gute, ino filime izarangira gute, ngo ndagira ubwiye ko noneho igiye kuba yagira ku musozo kandi igiye kuba yarangira kuko nta mvura idahita. Rero ahangaha ibyo benshi muri kugerageza mwifuza ndetse benshi muri kugerageza mwibaza muvuga ati bizagenda gute, izarangira gute, ndagira mabwire ko abantu mwifuza kuba mwakomeza gukurikirana sinema nyarwanda ndetse mu gihe ino filime yarangiye mukomeza kuryoherwa n'Ugwibanga kuko ni filime nziza cyane. Ugwibanga ni filime nziza cyane iryoshye ndetse ni filime ifite story nziza ndetse ni filime iri kugenda itungura benshi. Ese bizagenda gutanga muri ino filime izine muzaraba bizarangira gute, Rugemwa azajyanwa muri gereza? Ese nongera nkubaza kandi kabazo, nongera nkubaza niba utari wasubiza, ubaye ari wowe ubaye uri umucamanza ukaba uri gucira Rugemwa urubanza ndetse na Fabien ndetse na Nyantambara, urumva bakwiye kuba bahabwa imyaka ingahe muri gereza? Ese habaye hari igihano cya burundu bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu? Ndagira ngo nawe ushe kuba wajya muri comment tubwire koko nimba umva Rugemwa ndetse na Nyantambara ndetse na Fabien bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu kuko muri kubona ko nta keza kabo kandi muri kubona ko ubugome bwabo butazigira buhagarara. Muri kubona ko anga bafite ubugome bwinshi cyane. Urumva ko noneho anga hari ibintu bigiye kuryohera kandi no filime yacu igiye kuba yagana ku musozo ubundi Rugemwa ajyanwe muri gereza. Mbabwira ati nanganshoreje mbere yuko nsoza nagira ngo manse nkwibutse nkusaba akantu gatoya cyane. Nyamuneka niba utari wakana subscribe ugerageza unkande subscribe kugira ngo nkomeze kugenda nanjye nishimira uburyo muri kunyereka urukundo rwanyu kuko nta kindi kintu mba ngusaba, nta mafaranga ngusabye ahubwo ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana kandi tujye tugana kuri ino filime Inzira y'Umusaraba. Cyane yuko hari abantu benshi mwagiye munsamba mubwira ati uzatujyana ahantu bakina Inzira y'Umusaraba, uzatujyane turebe ukuntu biba byifashe. Gusa njye bwiko nimba arakaze subscribe mu minsi mike ngiye kuba nakugeza nkubwira ati nanganshoreje ngwanye kuri mikoro Tic Blaze ndabakunda cyane.